yitwa Gatari Edimo. Uyu nguyu w'ibumoso yego atuye mu Nyakabanda, afite imyaka 38. Roruye niwe wafashe uriya mukobwa aramuniga mukubita hasi, niwe wabikoze amwakashakosha. Uyu wo hagati wambaye agapira k'ubururu niwe wambaye cya gipira, ni nawe watemye ku ijosi, ku kuboko no ku maguru. Wenda mbagezeho amakuru y'ibyo tumaze iminsi dukora, ntabwo ari iminsi myinshi, bijyanye na video, amashusho amaze iminsi azenguruka ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bayavuzeho byinshi, ndetse natwe nka polisi hari ibyo twagiye tuyavugaho. Hari mu ijoro rya tariki 11 z'ukwezi kwa 9 nibwo twibwe polisi twamenye amakuru y'abagizi ba nabi bakorewe ubugome bukabije umudamu witambukiraga mu kagari ka Rwampara mu murenge wa Nyamirambo. Nabamenyesha ko burya ejo byatangiye gukwirakwira, twebwe twari twaraye ijoro turi mu kazi. Ntabwo kuri twebwe ntabwo byari bishya, ntabwo yari breaking news, twari tubifite tubikoraho. Muri iryo joro rero abagabo batatu, uwitwa Gatari Edimo ariwe Arias ndashaka amazina yabo bakoresha, Arias Black w'imyaka 38, ndetse Hakizimana Jacques Arias Claude w'imyaka 33, na Rurangwa Jean Paul Arias Muchezaji cyangwa Bokungu w'imyaka 40. Bafashe umudamu witwa Nyampinga Claudette wari utashye mu kagari ka Rwampara, kuko niho atuye hariya hafi n'umusigiti wo muri Rwampara. Uko nawe beretse mbere, umwe muri bo ariwe Rurangwa Jean Paul niwe wabanje kumufata amukubita hasi, amwambura agakapu karimo telefone ya Sony n'akandi gatelefone akoresha muri momo gatoya tumwe twitwa gatoroshi. Hanyuma uwitwa Hakizimana Jean Claude, Hakizimana Jacques ariwe Claude Arias Claude niwe wamutemye n'umuhoro. Uyu rero Rurangwa Jean Paul we roroye kwari ugutera amabuye no gukubita baje gutabara. Ni nawe wakomerekeje umunyerondo witwa reka mbashakira amazina ngira ngo amazina yenda yafite, Maniriho Theogene. Ntabwo ari Manirakiza, Maniriho Theogene mu byumve neza mutaza kuvanga ibintu. Maniriho Theogene ni umunyerondo ukora ku kagari ka Rwampara, we yaje gutabara. Uyu Jean Paul rero niwe wamukomerekeje mu mutwe no ku kaboko. Nyampinga Claudette bamukomerekeje hano ku maso, mwarabibonye, ku kuboko na hano ku kuguru, ndetse aracyafite naho umuhoro wagiye uca. Bamaze rero kumutema, bamaze guhinda abantu bari baje gutabara no gutera ubwoba abantu bose bashaka gutabara, barirutse bahurira ahantu ku ishuri mu Rwampara. Bahageze mu magambo yabo aravuga ati birarabuye, buri muntu afata inzira ye. Jean Paul atuye Mageragere nkuko naye basobanuriye, ajya Mageragere. Hakizimana Arias Claude agiwe ku Kivugiza, na Gatari Edimo agiwe mu Nyakabanda. Bafite abantu babana, bafite bo bavuga ko ari abadamu babo,
ndetse ko bavuga ko bafite ubundi buryo babanyemo, barababwira ko ibintu bukiye mu gitondo barababwira bati uyu munsi udushaka ntimugire icyo mumubwira, hari ibintu twakoze bitari byiza cyane cyane nabo bamaze kubona utuvidewo dutambuka hirya no hino babona ko ibintu bitari bworoshye. Kuvuga rero umuntu twakomeje kubashakisha tufatanyije n'abandi baturage baduhaga amakuru, byageze ku mugoroba amasaha ya saa 11 n'igice za nimugoroba tubamaze kubafata bose. Abo bose icyo bahuriyeho uko ari batatu bose bafunzwe muri gereza kubera ibyaha bitandukanye. Enda mbanyuriyemo Hakizimana Jacques alias Claude yari avuye muri gereza aho yafunzwe imyaka 2, yari akurikiranyweho icyaha cy'ubujura no gukoresha ibiyobyabwenge. Gatari Edimo alias Black we ari wa wundi wafashe uriya mudamu, nawe yari avuye muri gereza aho yarakatiye imyaka 3 akurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Naho Rurangwa Jean Paul we yari umwe mu bantu bari aho, gusa we ntabwo yari yakageza ajya muri gereza, gusa ngira ngo we yari umwe muri bo bakorana, ariko nta yandi mateka dufite y'ubugizi bwa nabi kuri we mu myaka yatambutse. Ariko turacyakomeje gushakisha kuko nta kuntu yabana nabo ngo abe atazi uburyo bakoraga, aho bakora. Andi makuru dufite tugikurikirana, iri joro rikeye barafite umugambi wo kujya Kinyinya, naho bari bafite uwo bashaka kwiba. Ubwo rero icyo twashaka kubabwira muri iki gitondo nuko turabizi ko abanyarwanda benshi nkuko mwabibonye ku mbuga nkoranyambaga bifuzaga kumenya icyakozwe, bifuzaga kumenya icyo polisi iriho ikora kuri ubugizi bwa nabi bwagaragaye kandi bwababaje benshi, kuko marangamutima turabona ku mbuga nkoranyambaga. Natwe rero ni mu rwego twifuza kubereka ko hari icyo twakoze kandi n'inshingano zacu. Ntabwo mu by'ukuri ubundi twavuga ngo turivuga ibigwi, ariko turakora icyo dushinzwe nka polisi, kandi n'abagiriweho ibyaha ari Nyampinga ari Imana iriho, ngira ngo nabo bari bakeneye kuruhutsa imitima ko ababagiriye nabi bafashwe. Iyo urebye video uko isa, yewe bombi narabasuye, iyo urebye video uko imeze, uko igaragara, mu by'ukuri ntabwo wakwibaza ko Nyampinga uko namusanze niko yagomba kuba ameze, kuko sinari nzi ko ahubwo ataraye no mu bitaro, ahubwo yaravura ataha. Bivuze ko nta mahirwe yagize, kuko suko abantu batabaye, abantu bari barihinze, ahubwo nuko navuga ko ubona ko bari abantu baragamije kumugira nabi, bashaka umwaka utwi yari yakoreye. Rero ari Imana iriho, ari Nyampinga na Imana iriho, bose baravuye barataha bameze neza, turabakurikirana. Ubwanjye nabigereyeho, urabona ko mu by'ukuri barakomerekejwe, barakomeje kuvuza ibikomere batewe n'aba bagizi ba nabi. Abantu baracyaduha amakuru rero, baracyaduha amakuru y'abandi bakorana, baracyaduha amakuru y'indi migambi bari bafite, kuko burya abantu hari igihe bafite aho bahuriye n'abandi twebwe tutazi. Bityo rero iperereza rirakomeje kugira ngo twegeranye amakuru yose ya ngombwa ku bijyanye n'ubugizi bwa nabi muri rusange. Twabatumiye rero kugira ngo mubwire abanyarwanda iby'iyi nkuru ko abantu twabafashe, ariko mu by'ukuri tunizeza abanyarwanda ko polisi iri maso ku buryo abantu batabasha kubibona cyangwa kubimenya neza, ariko mu by'ukuri turahari no kubw'abanyarwanda, ni kubw'abanyarwanda muri rusange n'abaturarwanda. Turashimira abaduhaye amakuru bose, kuko amakuru bagiye baduha yagiye atugira akamaro.
yewe ntabwo nabara no gushima n'uwafashe video wenda kuko video na hari uburyo yadufashije kugira ngo dukore vuba iyo za guceceka ntiyagira amashusho aza wenda byari twari kubafata ariko wenda ntibyari guhita byihuta nkuko bikwiriye. Ariko dushime n'abatabaye burya nari amahoni yavugaga nubwo batinye kwegera ariko amahoni nabyo yatumye bagira igihunga ntibagera ku mugambi wenda wo kumwica bari bafite kuko uriya muntu watemaga ntabwo avuga ngo aramutemaga ngo abeho birashoboka ko yari no gupfa ariko birashoboka ko naziriya nari amahoni yavuze nazira nduru zavuze zatumye mu by'ukuri batagera ku mugambi bari bafite cyangwa batabakomeretsa cyane uyu munsi bakaba barabaje no gutaha. Ibyo nabyo ntitwabura kubashimira. Rero ubufatanye bwa polisi n'abanyarwanda ni ikintu gikomeye mu guhashya ubugizi bwa nabi ariko turahari turi maso